turiho tuzabaho tuzarama kumuweza Imana gusa. Sikubw'ibyiru by'ubutunzi bwacu, sikubw'ubuhanga cyangwa uburanga, sikubw'ubwenge bw'abakomeye, sikubw'ubushobozi bw'abashoboye. Oya, sikubw'ubuhanga bw'abaganga n'abadogiteri bapfa tureba. Babayeho turiho tuzabaho tuzarama kumuweza Imana gusa. Sikubw'ibyiru by'ubutunzi bwacu, sikubw'ubuhanga cyangwa uburanga, sikubw'ubwenge bw'abakomeye, sikubw'ubushobozi bw'abashoboye. Oya, sikubw'ubuhanga bw'abaganga n'abadogiteri bapfa tureba. Twibeshejweho n'imbabazi z'Imana gusa, zuko dukora ibyiza kuruta abapfuye. Ese ubundi gihindutse mbere y'igicumuro cyacu, abarokoka ntibagahemba ubuvuzi. Twibeshejweho n'imbabazi z'Imana gusa, zuko dukora ibyiza kuruta abapfuye. Ese ubundi gihindutse mbere y'igicumuro cyacu, abarokoka ntibagahemba ubuvuzi. Kubwira abantu benshi iby'imbabazi ntibyangora, kuko imfashanyigisho n'ibihamya biragaragara. Ese iyo uryamye mu ijoro ugasinzira, ugahumeka ukumva byo biremeye, ese wambwira ko ari nde ubikora uretse imbabazi z'Imana gusa? Ubundi wambwira ko turi nande? Kubwira abantu benshi iby'imbabazi ntibyangora, kuko imfashanyigisho n'ibihamya biragaragara. Ese iyo uryamye mu ijoro ugasinzira, ugahumeka ukumva byo biremeye, ese wambwira ko ari nde ubikora uretse imbabazi z'Imana gusa? Twibeshejweho n'imbabazi z'Imana gusa, zuko dukora ibyiza kuruta abizeye Umwami w'abami. Ese ubundi gihindutse mbere y'igicumuro cyacu, abarokoka ntibagahemba ubuvuzi. Twibeshejweho n'imbabazi z'Imana gusa, abizeye amaraso ya Yesu, dukora ibyiza kuruta abapfuye. Ese ubundi gihindutse mbere y'igicumuro cyacu, abarokoka ntibagahemba ubuvuzi. Ni bangahe, ni bande? Nta kiguzi cy'imbabazi dufite uretse amaraso ya Yesu yamenwe ku musaraba. Nta kiguzi cy'imbabazi dufite uretse amaraso ya Yesu yamenwe ku musaraba. Iyo tugisaba ntacyo twari kubona. Cy'imbabazi dufite uretse amaraso ya Yesu yamenwe ku musaraba. Yaritanze arababazwa kubera kugira ngo nta kiguzi cy'imbabazi dufite uretse amaraso ya Yesu yamenwe ku musaraba. Nta kiguzi